Hello guys, murakaza neza muri iyi video. Twakoze video zigiye zitandukanye ariko muri iyi video tugiye kuba twarebera hamwe uko washyira amafaranga kuri no business ya Ospa maze nawe ugatangira kuba wakorera amafaranga. Gusa urasabwa kureba iyi video akantu ku kandi kugira ngo ubashe kuba wasobanukirwa uko washoraho amafaranga yawe maze nawe ukabasha kuba watangira gukorera amafaranga online. Ntucikwe, reba iyi video kugera ku musozo. Mbere ya byose banza utambike telefone yawe kugira ngo tubashe kuba twagendana akantu ku kandi. Product ku bantu bashyashya niba tugiye kuba twarebera hamwe uko wagura igicuruzwa cya mbere, kubera yuko abantu bashyashya yo maze kuba wakinjira ukagura product bahita baguha amafaranga. Ahanga bahita baguha welcome bonus iyo maze kuba wakinjira ukaba wanayabikuza, bahita baguha welcome y'igihumbi ndetse n'uwaguhaye link hari icyo bamugenera. Gusa kamufashe kuba wagura product ubashe kuba wakinjiza amafaranga yawe. Ejo ino product urabona yukaze nkwe twinjiremo ya product yacu, urabona application yacu yagezemo nandi mbabwira mu downloading turaza tuyifungure. Ya urabona hano turayifunguye, hano ni turagiza turahita twinjiramo hano muri no product, hano turahita turebamo kubera twasevinze hano twahisemo gusevinga. Ya gusa niba utarakanda subscribe nafungura akazogera urimo uracikana, kanda subscribe ufungura akazogera kugira ngo update zacu uzajye uzibonera igihe ku gihe. Hari nimero ndatanga wamamagaraho. Hano twahisemo gusevinga nimero kuri simukadi. Ahangaha icyo turakora turaza tube twahita dufata tubuze kuba twahita dufata tuza muri no application yacu tuyinjireho, niturangiza dufate za nimero twafunguye ya product ya business yacu tuzandikemo ahangaha. Hano kubera twazihisemo kujya tuzisevinga kuri email, hano turahita duhuza turebemo nimero ya telefone twafunguyeho ira business ni iyihe. Hano uraza ube wayisearchingamo, uraza uyisearchingemo uyirebe mwizi ngizi, uyirebe nurangiza ubashe kuba wayinjiraho uyinyuzeho. Ya hano uraza ube wayirebamo. Hano ndikubona nubona nayirimo, hano urahita ugarura inyuma nurangiza ube wayandikamo. Hano urahita uyandikamo, turaza twandikemo ya nimero yacu twafunguyeho. 0 ntago urajyandika, urandika imibare ikurikiraho, uraza tuyandikemo ya nimero yacu twafunguyeho business ino account yacu maze tubashe kuba twatangira kugura ibicuruzwa. Nurangiza hano hepfo urashyiramo password, hano uribuze kuba washyiramo password. Ahangaha uraza uyandikemo password, yakurikira witonze. Ya urabona yuko password tumaze kuyandikamo. Numara kuyandikamo ya password twanditse turi guhanga bwaba turi kwiyandikisha ahangaha niyo uribuze kuba wakoresha uyandikemo ahangaha. Nurangiza tukanda hano handitse log in, tuhita dukandeho log in. Urabona yuko yabaye success. Icyo urakora hano urahita ukora ahanditse okay, nurangiza uhita usevinga iyi email yawe ibi ngibi kugira ngo ubite usevinga ino nimero. Uraza uhita ukanda hano handitse log in success. Urabona ko bibaye success, bijya kuba twagira muri ya account yacu. Urahita ukanda hano handitse okay, nurangiza hano uhita usevinga iyi password kuri email yawe kugira ngo uzajye wandikamo hariya kwinjirira bahite bayikwerekana nimero wayifunguyeho uyikandeho nka kuri nanjye mbikora kuri ya account ya mbere. Uhita ukora hano handitse save. Urabona yuko turayisevinze twinjiye muri account yacu. Rero urabona bya biri twaduhaga bimwe byo kuduhita dutungukiraho yo kudownloading application kubera twa downloadinze nta kibazo. Urabona hano tugiye kuba twagura product. Rero urahita uza tugiye kuba twagura hanga ngiye kubanza mbereke account yanjye na amafaranga ariho nago nigeze ngura. Urahita uzi kandi hano hasi handitse handitse invest. Handitse invest, uraza ube wahita ukandaho nurangiza urakandaho turebe ko hari amafaranga dufite. Urabona yuko account yacu urabona hano hejuru ni 0. Urabona hano hejuru ni 0 nta kintu kiriho. Hano urabona ni 0 hose ni 0. Tugiye kuba twateboza amafaranga ayo turadepoza arahita aza ahangaha, arahita aza ajye hano hano barahita bahashyira. Niturangiza duhite tugarura nyuma ahasiga. Urabona yuko na amafaranga ariho. Hano hasi hano handitse me, hari abantu babiri hano ni team. Hano hirya turibuze guhita dukanda hano handitse me.
tuhakande urabona yuko amafaranga ni nayo ayo turadepoza arahita aza ahangaha recharge, nitugura igicuruzwa arahita aza hano azajya yinjira buri munsi nayo ari buze kuba yahita aza hano azajya yinjira hano amafaranga yose amwe azinjira azahita aza hano ayo hose amwe washyize kuri account yawe arahita aza hano. Niba ufite 40 byose urabishyiraho kugira ngo ubashe kuba watangira product umeze neza. Urabona yuko na ya account yacu twafunguyeho urabona yuko ngiye hano wowe ugeze kuri iyi video ugasanga tugejeje kuri iki gice, urasabwa kureba video ibanziriza iyi ngiyi urimo urabyumva, urahita ureba video ibanziriza iyi ngiyi, nimero mwanyandikiraho za WhatsApp nkabasha kuba nabafasha uburyo kimwafungura iyi product ni 0783579341. Izo nizo nimero wanyandikiraho za WhatsApp maze nkabasha kuba nagufasha kuba wafungura account. Aha hose nzahabasobanurira uko wahita ufungura my back amafaranga azajya anyuraho akayabikura paka akugezeho. Ahangaha nzabibasobanurira. Icyo turakora tugiye kuca tuza hano handitse home, turahita tuza hano handitse home iturangiza tuhakande tuza hano handitse home, turahita tuza dukore hano recharge. Tugiye kuba twashyiraho amafaranga kuri no account yacu kugira ngo tubashe kuba twagura igicuruzwa. Turahita dukanda hano handitse recharge, turahita dukandaho, rangiza rero ukandeho kurikira. Ahangaha baratubwiye ati amafaranga ugomba kuba wakinjizamo watangiriraho ni 13,000. Uraza uhitemo 13 cyangwa unayandikemo niba ari hejuru ya 13 yandikemo, urabona yose yaba 30 gusa wemere kuba wagishyiramo na amafaranga. Ahangaha ikindi ayo temere kurenza ingano yayo na yangaya hano hasi urimo urayabona, ni wemere kurenza miliyoni kugira ngo ugure product zirimo nago zirengeje ayanga akagaciro. Urahita uza niba ari 60. Please niba ufite amafaranga iyi business iri gukora neza nta kibazo, wabanza ukanamamagara ukambwira nkakubwira amakuru y'ingenzi, nkakubwira uko bimeze n'igihe natwe tuyimazemo nuko tuyikoresha kugira ngo bashike bakorera amafaranga. Iyi ngiyi warakugira impungenge wanayigurira 60, ariko njyewe ngiye kuba nahita nkwereka uko tugiye kwakora. Turahita dukoresha iyi ya 13. Urabona tuyanditsemo, urangiza urahita ukanda hano hasi handitse handitse recharge. Ahangaha handitse recharge niho tugiye kuba twahita dukanda. Uraza uhita ukandaho, hano handitse recharge. Hano baraguha umuntu uri buze kuba watransferiyeho aragufasha guhinduragura amafaranga paka igeze kuri account yawe. Urabona hano babaye submit, urabona yuko hano bibaye submit. Urahita ukanda hano handitse okay, kurikira witonze. Urabona yuko ahangaha bahise baduha simukadi iravaho amafaranga ni iyi. Simukadi igiye kuba yavaho amafaranga ni iyi, na Airtel cyangwa na MTN. Niba ari Airtel rero uri buze kuba waza ukande ahangaha kuri Airtel. Niba ari MTN urahita ukanda hano handitse MTN. Ngiye arava kuri MTN. Icyo ndakora ndazahita selectingaho hano gucya kuri MTN, nindangiza nandike na nimero aravaho uko nandike nimero zayo hano amafaranga ari buze kuba yavaho. Hano turaza twakandika duhere kuri 0 kwiyo nimero iri buze kuba yavaho amafaranga ya kishyura aya mafaranga. Hano twandikemo imibare nimero ya telefone agiye kuvaho ano mafaranga. Yakurikira witonze. Niba ugeze ku munota wibuke gukanda subscribe na fungura inzogera kugira ngo uzajye ubona amasomo yacu umunsi ku munsi. Urabona hano tumaze kuba twakandika nimero zacu za telefone amafaranga ari buze kuba yavaho. Urebe ko wazanditse neza, nurangiza uhita ukanda hano handitse confirm my payment number. Arahita wemeza ahangaha nyine nibi nimero uri kubona ariyo, urahita uhakanda uhite ukanda kwishyura. Hano kurikira. Ahangaha babashije kuba baduha umuntu uri buze kuba wakakira ayo mafaranga. Nguyu ahangaha ngaha uko imibare iraba yujujemo nuko nguko. Icyo turakora ahangaha urahita ukora copy kw'iyi nimero, uhita uyikopiya kugira ngo bashe kuba wayibona, cyangwa se wowe unafate screenshot. Nabyo biroro ufate screenshot iyi nimero ze kuyandikura bariyo ushyira amafaranga. Uyu ni umwagent, please, uyu ni umwagent urabasha kuba yaguhindagurira amafaranga yawe akayatransfer ageze kuri account. Nimwe biba biranyuzwaho gusa bihita byikora, nago bitinda, ni iminota mike cyane amafaranga ugatiyabona kuri account. Urahita ukanda hano handitse hasi, urahita ukanda hano hasi handitse submit. Handitse submit uri buze kuba wakandaho. Hano urahita bakubwira ati please input id. Hano urabona yuko ahangaha uri buze kuba wakishyura, nurangiza kwishyura urahita uwigarurira inyuma. Ahangaha twagiye tugiye kuba twakishyura amafaranga. Gusa ngiye ngiye kuba nakoresha telefone, ngiye kuba nakoresha telefone, ngiye kuba nakishyura. Urabanza wandike izi nimero, z'uyu muntu.
ahangaha ni 07 z'uyu mwaje turadufasha 25 urebe ko wazanditse neza 25 34 turi kuzandika 3452. ahangaha numara kubona ko wazanditse neza urebe ko wazanditse neza kabisa ku buryo utaza kuba wayayobya. Nk'ibisanzwe amafaranga yo urayohereza nk'ibisanzwe ukoresheje nimero za telefone, ubwo baragukataho ayo kuba wayohereza. Nkwibutsa uyu ni umwaje tubasha kuba yadufasha ibijyanye n'ivunjisha, akamunyuraho akatransfer muri account. Biroroshye cyane, amafaranga tuyabona kuri account ukabasha kuba wayishyura cyangwa se ukabasha kuba watangira kuba wagura product. Gusa icyo mbabwira, reba video igiye kuba yakurikira ingi igaragaza uburyo bwiza wayabitsaho kuri no account yawe, kuri nimero baguhaye niyo uri buze kuba wayabitsaho. Kurikira mu yindi video, urebe video iri muri comments ibanza, maze uyikandeho ubashe kuba wareba uko urahita ukomerezaho. Iki ni igice cya mbere, hita ureba indi video ikurikira iyi ngiyi.